turi mu kinyagihumbi cya karindwi. Iteka ryose iyo Imana ashaka gukora ikintu yakunda kugikora gishyitse ku mubare karindwi. Icya mbere twari tudafite Kristo, icya kabiri dutandukanijwe n'Ubwisiraheli, icya gatatu turi abashyitse ku masezerano y'ibyasezeranijwe, icya kane nta byiringiro twari dufite by'ibizaba, icya gatanu twari mu isi tudafite Imana rurema. Nuko abanyamahanga, siyansi ivuga yuko isi imaze imyaka miliyari n'amamiliyari, ariko noneho ibi tureba mu isi rero Imana yaremye mu isi byo bimaze imyaka 622. Iki gihe cyo kwakira ubwami bw'Imana ngisi kurweho nicyo twinjiyemo, hasigaye kubona ko kubwami buza, kuko turi mu kinyagihumbi cya karindwi. Ikinyagihumbi cya gatandatu cyararangiye, twinjiye mu kinyagihumbi cya karindwi. Iki kinyagihumbi cya karindwi rero niyo mpamvu ubushize twababwiye ngo turi mu gahe kangana nk'ako Imana yahaye abo mu gihe cya Nowa. Hari umubare Imana yagennye w'abanyamahanga bagomba kwinjira mu itorero. Uyu mubare niwushyika agakiza, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Ni ukuvuga ngo rero kuzura k'uyu mubare ku banyamahanga ni ukuzamurwa kw'itorero. Kuzamurwa kw'itorero egal kuzura k'umubare w'abanyamahanga mu bagomba guhabwa ubugingo buhoraho. Rero igihe Yesu yacyuye itorero agakiza ku banyamahanga, imbabazi zizahita zijya guhabwa abisirayeli kugira ngo bose bakizwe nk'uko Bibiliya ivuze. Uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda, kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Bazitegereza jyewe uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege. Iki ni cyo gihe cyawe niba uzi kudakomoka ku Bisiraheli cyo kwizera umwami Yesu. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kumva ijwi ry'Imana riguhamagara. Ariko bene data, ibi ni byo mvuga yuko igihe kigabanutse uhereye none. Abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'iyi si ishira. Amahoro kuri wowe kandi inshuti mukundwa, nongeye kwifuriza amahoro y'Imana. Imana iguha umugisha cyane ku mwanya wawe ufata ukurikira ibiganiro bitambuka kuri iyi channel ya Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Uko bisanzwe amazina yacu nitwa Jalik Ikingeneye missionnaire. Imana yaduhamagariye kugira ngo dukomeze gufasha abantu muri ibi bihe bya nyuma, iminsi y'imperuka, ariko abantu benshi batitayeho, kandi akaba ari iminsi mibi. Isi irimo irahungabanywa n'imiyaga n'imiraba yose nk'uko byahanuwe. Twongere tubwire abadukurikiye yuko ibyo muri kubona mu isi muri iki gihe ntabwo bizagabanyuka, ahubwo uko tugenda twinjira mu yindi minsi niko birushaho gukomera, kuko igitabo cyitwa Bibiliya ubuhanuzi bukivugwamo burabyerekana neza. Yesu nta hantu ugeze avuga ko aho tugana ari heza, yagiye avuga ibibi bizaba mu isi. Niyo mpamvu yavuze inzara, ibyorezo by'indwara, urukundo ruzakonja, ubugome buzagwira, intambara, imitingito, imyuzure mu isi, imiryango izasenyuka, umwana azagambanira se na se w'umwana mugambanire, mukazana nyirabukwe bazangana, bazanicana. Ibyo byose ni Yesu wagiye abivuga ko bizabaho mu minsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka ni ryari? Nigeze kujya muri resitora imwe, ngezeyo nsanga handitseho ngo ideni n'ejo. Bitamvugana aba bantu n'abagome, ntabwo bashaka gutanga ideni, kuko uwinjiyemo uyu munsi asanga handitseho ngo ideni n'ejo. Ejo wagaruka none ugasanga ngo ideni n'ejo, ubwo abo bantu bazigera baguha ideni, ubwo uzigera urifata. Ibyo rero birasa n'ibyo Yesu yavuze ngo bizabaho mu minsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka ni iyi tuyirimo nonaha, n'ejo ni mu minsi y'imperuka. Mu myaka 10 azaba ari iminsi y'imperuka, mu myaka 30 azaba ari iminsi y'imperuka, mu myaka 100 ni iminsi y'imperuka. Bivuga ngo ibyo Yesu yavuze rero byose bigomba gusohora mu minsi y'imperuka, byanga byakunda nta kizabihagarika. Niba yaravuze inzara, intambara, ibyorezo by'indwara, imitingito,
imyuzure, ngira ngo mujya mwumva ibibera muri bihugu by'Uburayi, ibyo bita tsunami, murabizi byabaye Haiti, iriya mitito yabayeho n'ibindi. Ibyo byose rero kuko bigomba kuba mu minsi y'imperuka, kandi iminsi y'imperuka tukaba tuyirimo, kuko yatangiye umunsi umwuka wari yamanukaga muri 33 ku munsi wa Pentecote, bivuye ngo kugeza n'uyu munsi rero bigomba kubaho. Aho tujya ntabwo ari heza, ahubwo tujya ni habi gusa. Abantu baragenda bicana mu buryo butandukanye, ibyo umuntu yikorera ngo ni tekinoloji cyangwa se ni iterambere, nibyo bigaruka bikamwica. Satani arimo arakorana umuvuduko mwinshi, akorana n'abantu, ikiremwa muntu kiyemeje kumukorera. Rero imbere si heza, ahubwo ni habi, nta byiza biri imbere. Pawulo we yarabivuze, abibwira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 4 umurongo wa 1 n'uwa 2, ari kuvuga noneho n'ubuyobe buzabaho. Aravuga ngo ari ku mwuka, aravuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha abanyabinyoma bafite inkovu bya mu mitima yabo nk'izubushye. Ageze mu rwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 1, haramubwira tumenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Arabivuga. Ageze mu rwandiko rwa 2 ibice 4 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6, arongera avuga ati ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzacira iteka abazima n'abapfuye bwo azabonekaje kwima ingoma ye. Aramubwira ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza. Urumva avuze igihe kizaza. Igihe kizaza ni ryari? Uyu munsi nshobora kuvuga ngo ejo ni igihe kizaza, ejo nimpageza nzavanga ejo bundi ni igihe kizaza. Igihe kizaza rero n'uyu munsi tukirimo, n'ejo tuzatukirimo, n'ejo bundi tuzatukirimo. Niyo mpamvu mvuze ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya bifuza kumva ibanezeza, ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Rero Imana igumugisha cyane kuko kubana natwe muri iki kiganiro igihe cyanjye. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu nyigisho yacu uyu munsi. Inyigisho yacu uyu munsi iravuga ngo abazacungurwa n'amaraso yabo. Turi ku ngingo ya mbere ivugwa muri iki gitabo cyitwa Ukuri Nahishwe, gifite ingingo 12 zirebana n'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, kikagira page 108. Ni igitabo kiri guhindura ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Turi gusaba Imana ngo kijye mu Cyongereza, tugishyire no kuri Amazon. Imana kuko ari nyir'umurimo izadushyigikira. Turi ku ngingo ya mbere irebana no kugaruka kwa Yesu. Ingingo ya mbere twabonye ko igizwe n'ibice 3. Harimo kuzuka ko bapfuye no guhindurwa ko bazaba bakiriho, n'uburyo bazakorwa mu isi basanganira umwami Yesu mu kirere. Igice cya 2 akarasisi cyangwa se abamarayika, uburyo bazakwira isi yose hano mu kirere barimo gukusanya itorero, aho abera bazazukira babajyana aho Yesu azaba yicaye ku ntebe ye. Igice cya 3 twasobanuye ko hari ubwoba ku bazasigara mu isi. Ubwoba twarabuvuze. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku kintu cyitwa ngo abazacungurwa n'amaraso yabo nyuma y'uko itorero rivuye mu isi. Ni bande bazacungurwa n'amaraso yabo? Ninde byagenewe? Ese ubundi itorero rikurwa mu isi ku banyamahanga agakiza bizagenda gute? Abantu bakwiye no gusobanukirwa ubundi abanyamahanga n'iki. Ibi byose biri mu gitabo Ukuri Nahishwe. Reka dusenge Imana kugira ngo ituyobore. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye. Turagusaba kugira ngo bane natwe kandi uzuvugane natwe. Ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo biba ubutumwa bwiza bukomeze kugira umumaro kuba bwumvise. Mwuka wera ganza ategeke kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abazacungurwa n'amaraso yabo. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 11 murongo 25 kugeza ku murongo wa 26, cyangwa se tugeze ku murongo wa 27. Haranditse ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko menya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiye imitima, ariko si bose. Kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mahoro ushyitse, nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Nk'uko byanditswe ngo Umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije, ubwo nzabakuramo ibyaha. Reka ngeze na 29.
kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko kubwo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa ba sekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Amena. Uyu ni umurongo ukomeye. Kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko kubyo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa ba sekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Ijambo rivuga ngo umunyamahanga. Umunyamahanga ninde? Umwisiraheli ninde? Ubushize twabikomojeho gatoya. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kureba inkomoko y'Abisiraheli n'inkomoko y'abanyamahanga, tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 10 ku mateka ya bene Nowa, cyangwa se ku mateka ya Nowa n'abahungu be 3 n'umugore wa Nowa n'abakazana ba Nowa. Abahungu ba Nowa tuzi ko ari 3: Shemu, Hamu ndetse na Yafeti. Habanza Shemu, hakurikizaho Yafeti, hakurikizaho Hamu ariwe bucura. Yisoma igice cya 10 rero batwereka uburyo aba bana igihe bari bamaze gusoka mu nkuge nyuma y'umwuzure, ngo uko bagiye babyara, abo babyaye nibo bigabanyije ibirwa by'amahanga. Nuvuga ngo ijambo amahanga rikomoka bwa mbere hariya dusomye mu bice 10 kuva ku murongo wa mbere mu Itangiriro. Uko rero ngo bagiye babyara bagiye bigabanya ibirwa by'amahanga, cyane nk'igeze mu gice cya 11 cy'Itangiriro, mu gihe bubakaga umunara w'i Babeli, Imana ikabona ko ibyo bagambiriye bazabigeraho, kuko bazagera ku ijuru, ikavuga ngo aba bantu ubwo bahuje umugambi ibyo bagambiriye bazabigeraho, kandi intego yacu ni uko abantu bagombaga kubyara bakororoka bakuzura isi, none bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, reka tumanuke tubatatanyirize mu ndimi zidahuye, hanyuma nk'uko twashaka ko bakora isi yose bazenguruke bagera isi yose. Ko hariya byabereye ku munara w'i Babeli harimo ibintu bibiri bagambiriye byo gushaka gusenya umugambi w'Imana. Icya mbere, umugambi w'Imana nuko kwari ukugira ngo abantu babyare bororoke buzura isi, bature ku isi yose. Rero bashatse kuwusenyera mu kintu cyitwa kwibumbira hamwe, banga gukwira isi. Icya kabiri ni uko bashaka kugira ngo izina ryabo rimenyekane, iry'Imana rigiye kumenyekana. Imana rero yakoze ikintu cyo kubatandukanya mu ndimi, hanyuma umufundi yabwira umuyede ngo nzanira itafari, akamuzanira amazi. Yabwira undi ngo nzanira amazi, akamuzanira inyundo, kuko ntibumvikanaga ku rurimi. Noneho abagiye rero bumvikana ku rurimi, niko bagiye bajyana bajya gutura ahandi mu isi aho bahurije ururimi, n'abandi bakajya ahandi aho bahuza ku rurimi, n'abandi aho bahuza ku rurimi. Hanyuma rero nuko isi yatangiye guturwa. Uko rero bagiye, Bibiliya yatubwiye ngo bigabanyaga ibirwa by'amahanga. Aho rero niho hakomoka inkomoko abanyamahanga. Bivuye ngo mbere y'uko Aburahamu ahamagarwa mu bice 12 by'Itangiriro, abari mu isi yose uko bagiye bigabanya ibirwa by'amahanga bitwaga abanyamahanga. Abo ni babandi bose bakomoka kuri Nowa. Ubwo bose ni abanyamahanga batuye mu isi. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo bitewe n'uko bataga bari kumwe, ubwo abo batari kumwe babaga ari abanyamahanga, n'abandi batari kumwe bakaba ari abanyamahanga. Urugero ni nk'uko umuntu uri Uganda, umunyarwanda yitwa umunyamahanga kuri we, kimwe nuko umunyarwanda umuganda ari umunyamahanga kuri we. Uko nyine bagiye bitandukanya bakajya kure y'abandi bitewe n'ururimi bahujemo, nuko bamwe bagiye baba abanyamahanga ku bandi, bose rero bitwa abanyamahanga. Bibiliya ivuga ko rero nta numwe wubahaga Imana muri icyo gihe, bose basengaga ibigirwamana, bose nta wigeze akurikiza kubaha Imana nka sekuruza wabo Nowa, ahubwo bashatse kwigaranzura Imana, bashaka gusenga ibigirwamana. Iyo usomye amateka ya Aburahamu y'ihamagarwa rye, yakuwe kwa Setera, hanyuma rero iwabo bakaba barasengaga ibigirwamana, bagatamba n'ibitambo by'abana babo. Imana imutoranyamo rero
Tangiro igice cya 12 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, nzaha umugisha wo kwifuriza umugisha, kandi uzamuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Ngo nuko Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Aburahamu rero niwe Imana atoranije mu bari mu isi yose, uko abari mu isi yose bari abanyamahanga, imutoranya nk'umuntu yihamagariye, imukomora mu rubyaro ngo ruyubaha, aribwo yabyaye Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo ari we Isiraheli. Hanyuma Aburahamu ahabwa igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'i Kanani cyitirirwa Yakobo, Yakobo ari we Isiraheli. Yakobo abyara abana 12. Nuko rero Abisiraheli babonetse bakomoka kuri Aburahamu, akaba aribwo bwitwa ngo n'ubwoko bw'Imana. Ubwo abandi bose ukuyemo Aburahamu n'abamukomokaho bakomeje kwitwa abanyamahanga. Rero icyazanye Yesu, nkuko twabonye mu masezerano Aburahamu yahawe, aho Imana yamuhamagaye ikamubwira ngo muri we niho amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha. Ni Yesu wasezeranijwe ko azakomoka muri Aburahamu, kuko Yesu akomoka muri bwa bwoko bw'Imana bukomoka kuri Aburahamu. Yesu rero aje gukiza abanyamahanga, aje no gukiza Abisirayeli, kuko amategeko ku Bisirayeli yari yarabananiye kuyakurikiza. Atuzanira agakiza, arapfa, arazuka, atubera igitambo, ajya mu ijuru, asiga isezerano yuko azagaruka gutwara abamwizeye, abakuye muri iyi si y'akaga, isi y'imiruho umwanzi yinjiriye arakaye afite umujinya mwinshi. Nuko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 12, aho Satani yirukanwa mu ijuru, ari indirimbo bateye baravuga ngo wajuru namwe abari bamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanjawe mugushije ishyano, kuko Satani amanukiye afite umujinya mwinshi, aziyuka afite igihe gito. Niba ijuru ryonyine ubwaryo ryarahamije yuko isi igushije ishyano, murumva cyari ikintu cyoroshye. Niyo mpamvu mu isi nta mahoro azigera haba. Ibyo turi kubona ni bikeya, hagiye kuza ibindi. Hari ibintu bine maze iminsi ndi kubabwira bibaye muri iyi myaka 2, reka nyite 3, 2020, umwaka wa 2020, 2021 na 2022 tugeze hagati. Coronavirus murabona ukuntu yageze ku isi yose. Intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, iyi ntambara ni intambara ikomeye kuko hari ingaruka iteje mu isi. Inzara ariyo ngaruka iturutse kuri iyi ntambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya, ndetse n'iki cya kane gikurikiyeho cy'icyorezo cy'indi ndwara ije y'ibibembe, kandi kimaze gukwira hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu Burayi. Hari n'ibindi bigiye kuza rero bikomeye. Niyo mpamvu abari mu isi bakwiriye kumenya ubuhungiro, kuko isi yo irimo iracurwa bufuni na buhoro. Umwanzi nta kundi kiremwa muntu habe na gato. Satani nta bushuti agirana n'umuntu, nubwo hariho abantu biyemeje gukorana nawe no kumugira inshuti, ya miryango duhora tuvuga, ariko iherezo ryabo ni ukurimburanwa nabo. Satani ntahemba neza. Iyi si rero uko muyireba ntabwo igenda iba nziza, ahubwo uko iminsi igenda iza ni kugenda irushaho kugera ku musozo wayo, iri gutobagurika. Yesu rero yaje kugira ngo arebe ko yaducungura, atuvane mu bugome bwose bw'umwanzi. Asiga intumwa ze ngo zamamaze ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Ubutumwa nk'uko twabubonye bwageze hafi isi yose, kuko bwatangiriye mu burasirazuba bwo hagati muri Isiraheli. Intumwa zirabujyana zibugeza muri Aziya yose, kugeza ubwo Pawulo agiye no mu Burayi bw'uburasirazuba, muri Aziya ntoya ariyo Turukiya y'uyu munsi. Hashingwa ya matorero 7 dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 2, ariyo Efeso, Simurina, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikiya. Intumwa ziraza zijya no muri Afurika, zigera muri Afurika y'Amajyaruguru, igice cyose cya Afurika y'Amajyaruguru ubutumwa bwagezeyo. Ubushize twarababwiye ayo mateka, hariya muri Djibouti, Algeria, za Tunisia,
za Libiya, hariya hose ubutumwa bwarahageze, kugeza ubwo buza no muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari, za Tanzania, za Kongo, za Burundi, za Kenya, za Uganda, u Rwanda, hose ubutumwa bwarahageze. Iki ni igihe Imana yari yatanze kugira ngo irebe ko natwe abanyamahanga, uko mwumvishe ko agakiza kari ak'Abisiraheli. Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 11, yandikira Abefeso. Abefeso bari abanyamahanga, ni itorero yaratangije muri Efeso, muri Aziya ntoya, muri Turukiya. Yarabandikiye arababwira ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita batakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanyijwe n'ubwisiraheli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Numva ni ibintu bigeze muri 5. Icya mbere, twari tudafite Kristo. Icya kabiri, dutandukanyijwe n'ubwisiraheli. Icya gatatu, turi abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe. Icya kane, nta byiringiro twari dufite by'ibizaba. Icya gatanu, twari mu isi tudafite Imana rurema. Nuko abanyamahanga bose bari bameze. Ariko ku murongo wa 14 waho tuvuze muri Efeso, Pawulo yarahageze aravuga ngo ariko none, haleluya, kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Aravuga ngo uwo niwe mahoro yacu, kubera ko yakuyeho ubwanzi, ari rwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Ni amategeko y'Abisiraheli niyo yabemereraga ko ari abana b'Imana. Abanyamahanga nta mategeko abagenga ava ku Mana yabagaho. Aho rero nirwo rwari rusika, ari amategeko niyo yadutandukanyaga n'Abisiraheli, kuko bari bafite ubuyobozi bw'Imana, twebwe dufite ubuyobozi bwa Satani. Noneho rero ni ukuvuga ngo umunyamahanga twamaze kumusobanukirwa, ariko turashimira Kristo Yesu kuko yazanye agakiza gafata ku banyamahanga kagafata no ku Bisiraheli. Pawulo yatoranijwe kuba intumwa y'abanyamahanga kugira ngo natwe ubutumwa bwiza butugereho. Imana itanga igihe kingana n'iy'imyaka tumaze kugeramo, kuva muri 33 ku munsi wa Pentekote itorero rivuka, kugeza muri uyu mwaka w'2022 cy'ijana cya 21, ubutumwa bubwirizwa amahanga yose, kugira ngo uwizera agakizwa, ababarirwa ibyaha bye, azaraganwe n'ubwoko bw'Imana, gakondo nziza yabera. Igihe cy'ubutumwa bwiza rero kirarangiye, kiri kurangira. Itorero rigiye gutaha, kuko twarabirebye, ibimenyetso byose n'ibihamya byose bigaragaza. Turi mu kinyagihumbi cya 7. Iteka ryose iyo Imana ashaka gukora ikintu yakunda kugikora gishyitse ku mubare 7, kuko umubare 7 usobanura umwuzuro w'Imana. Iyo dusomye amateka ya Bibiliya, dushingiye kuri Bibiliya bitandukanye na siyansi. Siyansi ivuga yuko isi imaze imyaka miliyari n'amamiliyari. Icyo nge ntabwo nakiveba, kuko n'ubundi Bibiliya bigaragaza, usibye ko abantu benshi ntabwo babizi, ariko Bibiliya bivuga neza ko isi imaze imyaka amamiliyari n'amamiliyari. Iki nacyo tuzakigarukaho. Ariko noneho ibi tureba mu isi rero, Imana yaremye mu isi, byo bimaze imyaka 622. Kuva Imana yavuga ngo amazi natandukane haboneke ubutaka, kuva Imana yavuga ngo ubutaka nibumeremo ibimera byose, kuva Imana yavuga ngo habeho ibiguruka mu kirere n'ibikuruza inda n'ibigenza amaguru, habeho ibyatsi n'ibiti byose byera imbuto, buri giti cyose cyera imbuto zacyo ukurikije ubwoko bwacyo. Kuva ibyo byose byabaho yarema n'umuntu, hashize imyaka 622. Iyi myaka tugiye kureba ibyagiye bibamo ni birebire cyane.
twebwe na Pastor Mazibere ngo twize ku bihe bigeze kuri 7 Imana yageneye isi. Mbere yuko ibyo bindi biremwa, ubwo isi yari ihari, ariko ibi byose byaremwe Imana yageneye isi no kurangira kw'ibintu byose ibihe 7. Aho twabonye ko igihe cya mbere ari igihe cy'ubuziranenge, igihe cya Adamu na Eva. Igihe cya kabiri akaba ari igihe cy'umutimanama, nyuma y'uko Adamu na Eva bamaze gucumura. Igihe cya gatatu twabonye ko ari igihe cy'ubutegetsi bw'abantu. Igihe cya kane twabonye ko ari igihe cy'amasezerano. Igihe cya gatanu tubona ko ari igihe cy'amategeko. Igihe cya gatandatu tubona ko ari igihe cy'ubuntu turimo uyu munsi, igihe cy'ubuntu. Hanyuma igihe cya nyuma akaba ari igihe cy'ubwami bw'Imana, cyangwa se cyishyirwaho k'ubwami bw'Imana mu gihe ubutegetsi bwo mu isi buzaburangije Imana ibukuyeho, izanye ubwami bwayo buzahora iteka ryose. Ubu rero iki gihe cyo kwakira ubwami bw'Imana ngisi kurweho nicyo twinjiyemo, hasigaye kubona ko kubwami buza, kuko turi mu kinyagihumbi cya 7. Ikinyagihumbi cya 6 cyararangiye, twinjiye mu kinyagihumbi cya 7. Iki kinyagihumbi cya 7 rero niyo mpamvu ubushize twababwiye ngo turi mu gahe kangana nk'ako Imana yahaye abo mu gihe cya Nowa, igihe yabwiraga Nowa ngo niyinjire mu nkuge. Inkuge ikamara iminsi 7, urugi rwikingura, ishaka kureba ko hari umuntu wakwinjira mu nkuge. Iriya nkuge yasobanuraga agakiza. Iminsi 7 imaze gushira, umwuzuro w'Imana ugeze, yahise ifunga urugi, ntago urugi rwongeye gufunguka, kandi imvura ihita igwa. Ubu rero iki kinyagihumbi cya 7 turimo, ubutumwa burimo buravugwa kuri social media, buravugwa buciye mu buryo bwinshi butandukanye. Ni rwa rugi ruri rwikingura, hari abarimo kururyaho umunyenga barwitendetseho, hari abandi bameze nka Nowa bamaze kwinjira mu nkuge bicariyemo, bategereje ko imvura igwa. Nituvuga imvura, Bibiliya ntabwo none ivuga imvura, ivuga umuriro kari uzakongora iyi si. Bategereje kubona imikorere y'ubwami bw'Imana buza. Nicyo gihe twicayemo. Iki gihe cy'ubuntu rero kiri gusatira iherezo, kirimo kurangira. Itorero rigiye gukurwa mu isi uko twabibabwiye. Twari turi kukivuga ngo none se nirikurwa mu isi bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo iki gihe cy'ubutumwa bwiza buri ku isi yose, nk'uko Imana yatoranije Pawulo ngabushyira abanyamahanga. Pawulo niwe ntumwa yacu y'abanyamahanga. Ubutumwa bwarakwiriye, igihe kirageze, ubutumwa bugiye gushyirwaho iherezo, inkugi igiye gufungwa. Ni ukuvuga ngo igihe Yesu azaba agarutse acyuye itorero, arikuye mu isi, ubwo bibaye fini termine. Ubutumwa birarangiye ku banyamahanga, imbabazi ku banyamahanga zirarangiye, kuko uyu munsi imbabazi zirahari ku isi yose, ku Bisiraheli no ku banyamahanga. Ariko Abisiraheli Bibiliya ivuga ngo banangiwe imitima, ariko si bose. N'ahandi tumaze gusoma niko Pawulo avuze ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiwe umutima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagira ku mahoro ushyitse, nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Iri ryo sezerano yabasezeranije ngo umukiza azava i Siyoni, azakura ko tubaha Imana muri Yakobo. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu kugeza uyu munsi biringiye ko nubwo itorero ryava mu isi, Yesu akaza nk'uko yavuze ko azaza nk'umujura akaritwara, azabamera nk'uryibye, nk'uko tubisoma muri Matayo 24 kuva ku murongo wa 42 kugeza 44. Abantu benshi bananiwe gukizwa muri iki gihe, harimo n'abiringiye ngo namara kuricyura ngo bazemera gukizwa n'amaraso yabo.
izi ni inyigisho zakwiriye amadini agenda azigisha agaragaza ko hari abantu ngo bazakizwa n'amaraso yabo itorero rikuye mu isi. Nagira ngo ngutangarize nkurikiye ngo igihe itorero ryavuye mu isi, ku bantu bazacungurwa n'amaraso yabo, ku munyamahanga bizaba birangiye. Hari umubare Imana yagennye w'abanyamahanga bagomba kwinjira mu itorero. Uyu mubare nushika, agakiza kazakurwa mu banyamahanga gasubirana Isiraheli. Kuko uyu munsi mwumvise ko banangiwe imitima, ariko si bose. Kuki banangiwe imitima? Nuko hari igihe nabo babwirijwe ubutumwa bwiza bakanga kubwemera. Abahanuzi barabyukaga bagahanura ntibumve, intumwa Imana zitumaga ntibumva. Imana igeze iravuga ngo kubw'iyo mpamvu dore ngiye kubatumaho integuza Yohana izavuga, kandi nzahohereza umwami uzavuka mu rusengero rwe. Kubw'iyo mpamvu imitima yanyu nyishyizeho ibinure, muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, muzareba ariko ntimuzabimenya, ngo kuko imitima yanyu izaba yarabaye ibinure. Uko niko Yesu yaje yigishiriza mu migani. Abisirayeli, abayuda ntibigeze bumva ibyo avuga kuko bari baranze kumvira, bituma badasobanukirwa ibyo avuga, nibo bamwiyiciye. Bituma rero Imana ivuga ngo nimwe mwari mukwiriye kumva ubutumwa bwiza, none ubwo mubwanze reka bubanze bugere ku banyamahanga. Ibice 28 igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Pawulo niko yabwiye abayuda. Ubwo ari mwe mwari mukwiye kubw'ubwo ubutumwa bwiza mukaba muburwanyije bwa mbere, ubu tubushyiriye abanyamahanga, kuko n'ubundi Imana yatubwiye ko iduhamagariye gushyira ubutumwa abanyamahanga, ngo abanyamahanga babyumvise baranezerwa. Ubu rero hari umubare Imana yagennye ku banyamahanga. Abisirayeli nabo benshi banangiye imitima, hakizwa umwe umwe. Hari abo nje nibone ubwanjye b'abayuda bakijijwe, ariko nawe iyo agiye iwabo bamutera amabuye bagashaka kumwica agahunga. Biyemeje kuzenguruka isi bavuga ubutumwa bwiza. Kuba iwabo ni ukugaragaza ko batizera Yesu. Banangiye imitima ariko si bose. Rero hari umubare w'abanyamahanga Imana yagennye kubirebana no kwinjizwa mu itorero. Uyu mubare niwuzura bizaba birangiye. Aha abantu bashobora guhita bavuga ati ahari wowe ushatse kwerekana ko inyigisho abatemwe du Jehova bigisha ari ukuri. Ni ikinyoma. N'abandi bigisha ko hari abazakizwa n'amaraso yabo ngo Yesu agarutse acyuye itorero ngo mu banyamahanga, nabyo ni ikinyoma. Yesu nacyura itorero arikuye mu isi, agakiza kazava mu banyamahanga gasubire muri Isiraheli. Nibo bazaba bagiriwe imbabazi n'Imana, niba Imana izagaruraho umutima wo kwakira gutaka kwabo no guhendahenda kwabo, kandi nabo bizaca mu kwemera gutotezwa no kubabazwa, bavuga ati twamenye ko ari wa wundi koko twishe yacyuye itorero Yesu Kristo. Aba bantu bigisha inyigisho zirebana n'abazakizwa n'amaraso yabo itorero rivuye mu isi, hari imirongo imwe bifashisha nk'isome mu Byahishuwe igice cya 6 umurongo wa 9, ahavuga ngo umwana w'intama ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakanijwe irenga bati ayi mwami wera ukuri, uzageze kudaca amateka no kudahora bari mu isohora amaraso yacu, ngo umuntu wese muri bo habwa igishura cyera, kandi babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka kugeza ubwo umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Uyu ni umwe mu murongo bifashisha bigisha ko abazakizwa n'amaraso yabo itorero rivuye mu isi. Hari undi bifashisha nanone Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 13, havuga ngo umwe muri babakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza ni mwami wanjye niwo bizi. Arambwira ati aba ni abavuye mu rya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso umwana w'intama, baba mu rusengero rw'Imana bayikorera ku manywa na nijoro iteka ryose. Uwo nundi murongo, kuko havuze ngo aba ni abavuye mu rya mubabaro mwinshi, ako kantu barakifashisha nanone. Andi magambo bifashisha ni Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 4 kugeza ku murongo
wa gatanu, mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona n'imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Noneho bakavuga ko aba bantu ngo baciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana ngo ni babandi bazemera gucibwa ibihanga, bagacibwa intoki, bagaca muri uriya mubabaro mwinshi, ngo ibyo bizaba, ngo itorero ryavuye mu isi ngo bizaba ku banyamahanga. Izi zose ni inyigisho z'ikinyoma, kuko ubu buhanuzi ugiye kwiga igitabo cy'ibyahishuwe ku murongo neza, nta hantu bihuriye n'ibi ngibi bigisha. Igitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo gifite umwihariko ukomeye. Ushobora gufata ibyahishuwe ukaza kubisobanuza ubuhanuzi buvugwa muri Bibiliya, ariko gufata ubuhanuzi bwo muri Bibiliya ukajya kubusobanuza ibyahishuwe biragoye. Abantu benshi bakunda kuyoberamo bakanabeshya, kuko ibyahishuwe byose ni umubumbe wa Bibiliya yose. Rero icyitonderwa, ariya magambo yose tuvuze yo mu byahishuwe, ubuhanuzi buyavugwaho nta hantu buhuriye n'ibyo bavuga ngo by'abazacungurwa n'amaraso yabo. Bene data, turimo turabarakiye kugira ngo muze twige ijambo ry'Imana. Turi kubabwira ko hari cano tugiye gushyiraho noneho yigisha ijambo ry'Imana, Bibiliya gusa, kugira ngo abantu bafite confusion kuri Bibiliya. Abirirwa bavuga ngo Bibiliya ni inyanja, abirirwa bavuga ngo Bibiliya ni ishyamba, abirirwa bavuga ngo Bibiliya ni amayobera matagatifu, abirirwa bavuga ngo Bibiliya ngo ivuga ibintu byinshi, ngo niyo irimo ibya politike ziri kubera mu isi, ngo ni nayo yayobeje abantu, ngo niyo ngo ituma ngo abantu barwana mu isi. Ibyo byose ni abantu bayobewe, batigeze basobanukirwa agaciro k'igitabo cyitwa Bibiliya n'ubuhanuzi bukivugwamo. Bibiliya ifite message yuzuye ku birebana n'agakiza, kandi ikagarukaho koko ivuga ibintu byinshi. Bibiliya irimo siyansi, irimo filozofi, irimo histoire de l'église, amateka y'isi avugwamo, ivugwamo ubumenyi bw'ikirere, politike irimo, birebana n'imiyoborere n'uburyo bw'imiyoborere myiza, Bibiliya irabigaragaza. Bibiliya yigisha ibirebana n'umuryango, uko umuryango ukwiye kubana. Bibiliya nta kitavuga, ivuga ibintu byose. Noneho ikibazo, ese iyo ubisoma ufite ntego ki? Turashaka kwigisha Bibiliya kuri iyo channel, ari naho dufata ibihe byinshi byo gusenga, ariko tuba dufite intego ivuga ngo ni iki cyaguteye kuyisoma. Inyota yakujyanye mu gusoma Bibiliya, iyo nyota izashiriramo bitewe n'inyota wajyanyemo. Niba wagiye gusoma Bibiliya ushakamo ibya politike, nibyo uzakuramo. Niba waragiye gusoma Bibiliya ushakamo siyansi, uzayisangamo. Niba warasomye Bibiliya ushakamo kugira ngo ukuremo icyubahiro ku isi, abantu bakubahe bakushimagize, uzabisangamo. Niba waragiye gusoma Bibiliya urimo urashakamo amafaranga ngo ujye ubona amafaranga wifashishije ubukamana, uzabibonamo. None niki cyaguteye gusoma Bibiliya? Padiri ayisoma gute kugeza avuga ngo ni amayobera matagatifu, papa ngo ni amayobera matagatifu? Numvise ko agiye gusohora igitabo cye ngo kigendanye n'igihe turimo, ngo Bibiliya ibiyirimo byose ngo byabaye expired, ngo ni igitabo ibikivugwamo bimaze imyaka igeze irenga mu 2000, ngo rero ngo ni expired, byacyuye igihe. Kinyoma, igishushanyo cya Antikristo, papa, mukozi wa Satani. Rero turashaka kugira ngo dutangize iyi cano tunafata n'ibihe byo gusenga Imana batiza abantu mu mwuka wera hirya no hino ku isi, abantu bumva ijwi ry'Imana, ububyutse busukwe mu isi nk'uko Imana yavuze ko mbere y'uko aza hazabaho ububyutse bw'umuntu ku giti cye, ntabwo ari ububyutse bw'amadini. Oya, kuko amadini yo nta bubyutse muzigera mubona habe na gato, keretse kuyobya abantu no kubarimbuza. Ahubwo ububyutse Imana ivuga izasoka mu isi ni ububyutse bw'umuntu ku giti cye, hagashingwa za ministeri ku buryo abantu bazaba bahura mu biterane bikomeye bakavuga ubutumwa bwiza, bamwe bakemera gutotezwa bazira ukuri, kuko Satani ari gukorana n'ubutegetsi bwo mu isi, arakorana n'abanyamadini nk'uko yakoranye nabo mu gihe cy'ikinyejana cya mbere, yakoranye n'abanyamadini b'Abayuda, arongera akorana n'abanyapolitike muri kiriya gihe, ni nako ari gukorana nabo muri iki gihe. Rero igihe abantu bazahaguruka buza umwuka wera n'impano z'umwuka bari kuvuga ubutumwa bwiza, Satani azabarwanya byanga byakunda, ariko kuko bazaba bafite imbaraga z'Imana ntacyo azatugira.
ni ubwo buryo dushaka kugira ngo twige ijambo ry'Imana ryitwa igitabo cyitwa Bibiliya, tukige noneho turebe ni iyihe misiyo ya Yesu, ni iyihe ntego y'itorero mu isi. Turabararikira kugira ngo mwe mwitegure iyo cano ko igiye kuza byihuse. Ayaroni irahari, twababwiye amakuru azatambukaho, ni ibingibi n'ubundi bizakomeza gutambukaho, twerekana ubuyobe buri mu madini atandukanye, twerekana uburyo ubutegetsi bwo mu isi ari igikoresho cya Satani, dusobanura ibirebana n'uyu muryango ariwo gishushanyo cya Antikristo cy'ubutegetsi bumwe bugomba kuyobora isi, ndetse n'idini rimwe ariwo muryango w'abibumbye UN. Tubereka strategy Satani ari gukoresha kugira ngo akomeze kurangaza umugeni wa Kristo mu isi mu birebana n'ubutegetsi bwo mu isi. Byose tuzakomeza bitambwe kuri Ayaroni, ariko iyindi cana igiye kujyaho ni ukwiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse ku bantu babishaka, ndetse no gufata ibyo gusenga, dusengera isi, dusengera abategetsi bayirimo, dusaba Imana ikomeze kuturindira ubugingo muri aya mayoberane y'ubugome bwa Satani ari gukora muri iyi si, yewe dusengera n'imibiri yacu Satani arimo kunyuraho akayibabaza kugira ngo arebe ko ubugingo bwacu bwarimbuka, kuko Satani ashaka kurimbuza ubugingo aca ku mubiri kugira ngo Imana idukize ibi birwara by'ibyorezo n'ibyo byose birimo kudutera, kandi turushaho kugira ubumenyi bw'uko tugomba kwitwara muri iyi si. Ngiyi intego ya cano igiye kujyaho, ni uku bantu bumva bafite inyota yo gusobanukirwa Bibiliya, bagasobanukirwa ibintu bitatu biyivugwamo, ko birivugwamo ibintu bitatu: ikintu cyitwa amateka, ikintu cyitwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, n'ikintu cyitwa ubuhanuzi. Ni ibintu bitatu: amateka, ubuhanuzi no gutsindishirizwa. Ibyo tuzabyiga muri Bibiliya, tuyirebe tujyemo, hanyuma tubazanye n'ibibazo. Ku bantu bafite ibibazo byose tuzabazanya ibibazo. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo nk'uko twari dukomeje, Yesu nagaruka acyuye itorero, agakiza kazava mu banyamahanga, kandi noneho n'igihe cy'imbabazi ku banyamahanga kizaba kirangiye. Abantu bazacungurwa n'amaraso yabo ni Abisiraheli. Ku banyamahanga nta butumwa buzongera kuvugwa, nta mupasiteri uzongera kuvuga, nta mureverandi, nta mwapotere, ntaki. Ahubwo abantu bazakubitira hirya no hino bajarajara bashaka uwabwiriza ubutumwa bwiza, ko ntibazabibona. Mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 8:11 haravuga ngo nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva ijambo ry'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazakubita hirya no hino bashaka amagambo y'Uwiteka we kuyabona. Ngo uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazishwa n'inyota. Icyo gihe abantu bazirukanka bashaka kubabigisha ijambo ry'Imana, ntibizaba bigishoboka, kuko abagomba kurivuga bazaba bagiye. Umwuka wera wateraga abantu gukomeza kuvuga ubutumwa, azana amakuru mashyashya, wanaduhishuraga ijambo ry'Imana ngo turusheho gukomeza guhishurwamo ibintu Imana ivugana natwe, azaba yazamukanye n'itorero, kuko umwuka wera icyo cyamuzanye mu isi. Niyo mpamvu Yesu yabivuze mu byakozwe n'intumwa, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 16 kuva ku murongo wa 12, aho yavuze ngo nanjye mfite byinshi byo kuvugana namwe, ariko noneho nimubasha kubyihanganira. Ngo umwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, ngo ko atazavuga ku bwe, ngo ahubwo ibyo azavuga aribyo azabanyumvanye, ngo kandi azenda ku byanjye bamenyeshe, ngo ndetse ngo azababwira n'ibyo ntababwiye, anabibutse n'ibyo nababwiye. Rero uwo mwuka rero ko azaba yagiye, iki gitabo kizasigara mu isi, nta mwuka uzaba uhari kugishura ngo abantu bumvemo message Imana ishaka gutanga. Rero nta butumwa ku banyamahanga, ahubwo imbabazi zaba zigiye ku Bisiraheli kugira ngo nabo basabe imbabazi, kuko bamenye neza ko wa wundi bishe kuko yariwe kandi acyuye itorero ry'abanyamahanga. Rero ushobora kumbaza ngo none se ko wavuze ngo hari umubare w'abanyamahanga Imana yateguye, ngo uwo mubare niwuzura itorero rizakurwa mu isi, kandi agakiza kazava mu banyamahanga kajya mu Bisiraheli, uwo mubare waba utaruzura? Ese aho ni wawe ubaye nka baba Yehova bavuga ko ari 144 bizajya mu ijuru? Hoya, uyu mubare uzuzura ryari rero? Uyu mubare Imana yateguye mu itorero ku banyamahanga uzuzura ryari kugira ngo Yesu arikure mu isi kandi imbabazi zikurwe mu banyamahanga? Umva kuntu twasomye hariya mu Baroma ibice 11:25, Pawulo yaravuze ngo bakundwa bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenye iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiye umutima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga
bazinjira mu itorero bakagira ku mubare ushyitse, nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse, urumva ko hari umubare, ngo nibwo Abisiraheli bose, nibwo Abisiraheli bose, kuko banangiye umutima, ubu ni umwe ukizwa, ngo nibwo Abisiraheli bose bazakizwa. Ni ukuvuga ngo rero kuzura k'uyu mubare ku banyamahanga ni ukuzamurwa kw'itorero. Kuzamurwa kw'itorero egari kuzura k'umubare w'abanyamahanga mu bagomba guhabwa ubugingo buhoraho. Mu gihe rero itorero ritarava mu isi, ubu abanyamahanga baracyakizwa, ariko umunsi bavuye mu isi Yesu agarutse, pointre zabirangiye, agakiza kazahita kava mu banyamahanga. Nituvuga agakiza uvuga ngo ni imbabazi, kuko iki gihe cy'imbabazi kirareba abatuye isi bose na Isirayeli irimo, ariko banangiye umutima hihana umwe umwe. Rero igihe Yesu yacyuye itorero, agakiza ku banyamahanga, imbabazi zizahita zijya guhabwa Abisirayeli kugira ngo bose bakizwe nk'uko Bibiliya ivuze. Reka dusome turebe none ukuntu bizagenda, turebe amasezerano Abisirayeli bafite ku birebana no gukizwa kwabo igihe itorero rizaba rivuye mu isi. Turebe abahanuzi uko babihanuye. Tugiye kureba umuhanuzi Zekariya uburyo yabivuzeho, kuntu agakiza nikava mu banyamahanga bizagenda, n'uburyo Abisirayeli bahawe isezerano yuko Imana izabagarukaho ikongera ikabaha gukizwa bose hanyuma bakarokoka. Igitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 12. Ikintu nagusaba wowe nkurikiye ni uko wazasoma iki gice cyose ndetse ugasoma n'icya 13. Ni bimwe mu bice byiza bivuga ku masezerano yacu abanyamahanga ndetse no ku masezerano y'Abisirayeli uburyo agakiza kazabagarukamo. Igihe rero Yesu azacyura itorero, kwa tuvuze ngo imbabazi zizava ku banyamahanga zihabwa Isirayeli. Umva kuntu umuhanuzi Zekariya yavuze. 12 umurongo wa 10 tugeza ku murongo wa 11, haravuze ngo kandi nzasuka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga, bazitegeza jyewe uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra abashavure nk'uko umuntu agira umwana we w'imfura ishavu. Uwo munsi Yerusalemu bazaboroga cyane nk'uko baborogeye i Hadadirimoni mu kibaya cy'Imegiddo. Aha tuzahigisha ubutaha twerekana uyu muborogo Abisirayeli bazaborogera mu kibaya cy'Imegiddo, i Hadadirimoni mu kibaya cy'Imegiddo. Noneho ibice 13 umurongo wa 1 naho reka tubasome mwumve. Haravuze ngo uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Ubu buhanuzi Zekariya avuze, uzasoma igice cyose nibwo zabyumva cyane. Hano yagaragaje ko umunsi agakiza kazava ku banyamahanga, imbabazi zizasubira ku Bisirayeli. Niyo mpamvu hano yahise avuga ngo uwo munsi nzasuka ku b'inzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga, ngo ndetse bazitegereza jyewe uwo bacumise, ngo bazamborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, ngo bazandirira abashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Noneho ibice 13 umurongo wa 1 yatubwiye ngo uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Kugeza aka kanya nk'uko Pawulo abivuze mu Baroma igice cya 11 umurongo 25, twabonye ijambo rivuga ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima ariko si bose. Banangiwe imitima ariko si bose. Aka kantu kazirikana cyane, umurongo wo kuzirikana. Bivuge ngo kuba baranangiwe rero imitima, ntabwo muri bo harimo umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Ariko Zekariya aravuze hariya ngo
kandi nzasoka kuba inzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Ubu Abisirayeli ntiwamubwira ngo niyinginge Yesu, kuko ntibemera ko Yesu ariho, nta nubwo bemera ko yaje mu isi. Abanyamahanga birirwa bahora mu gihugu cya Isirayeli, ari naho bamwe bagiye kuyobera, bajya kuzana amabuye ngo bakuye muri Yorodani, abandi bakajya kuzana amazi yo muri Yorodani ngo Yesu yabatirijwemo na Yohana yabatirizagamo, abandi bakajya kuzana amavuta yerayo ngo wa mugore yasutse kuri Yesu, n'ibindi by'ubuyo bajya kuzana ngo n'ubutaka bwa Isirayeli ngo bakajya kuzanayo twa tuntu twitwa sinapi, ubundi bakajya kuzanayo imizabibu, ubundi bakabiterekereramo kugira ngo nuko bigarurira abantu. Abisirayeli bo barabaseka cyane, kuko ntabwo bemera ko ibyo abanyamahanga bavuga ari ukuri. Abantu barasimburana muri Isirayeli b'abanyamahanga bajya kureba ngaho umukiza yavukiye. Ku Bisirayeli bo navuga ngo biriya byose n'imize, ni ahantu habafasha kwinjiza amafaranga, ni amateka abafasha kwinjiza amafaranga. Niyo mpamvu mwebwe abanyamahanga kuza mukavuga ngo hano ngo niho umukiza w'umwami wacu Yesu Kristo ngo yavukiye, ngo yaraducunguye, ntabwo babyemera, kuko banangiwe imitima. Ariko si bose, muri bo nta mutima w'imbabazi no kwinginga bafite. Ariko ubuhanuzi Zekariya yarahanuye, aravuga ngo umunsi itorero rizava mu isi, umunsi Yesu azarikura mu isi, umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga ngo nibwo Imana izongera kubaha, ibavane mu mutima ukomeye nk'amabuye, ibavane mu mutima utumva. Na Ezekiyeli yarabihanuye igice cya 44. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe bazaba bahawe umutima noneho wemera kwakira ko Yesu koko waje mu isi yari we. Niyo mpamvu muri bo hazabamo gusaba imbabazi, muri bo hakabamo kwinginga Imana ngo ibababarire. Ku bice 13:1 ho noneho harabisobanuye neza ngo uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Isoko ni yihe? Hariya Zekariya yaravuze ijambo rikomeye ngo bazitegereza jyewe bacumise. Uwo n'umwuka wavugiraga muri Zekariya. Icyo gihe nibwo Abisirayeli bazabona Yesu, kuko Yesu azatunguka ku bicu agarukanye n'itorero rye muri Isiraheli, ari naho tuzaba tuje kwima ingoma y'imyaka 1000. Ibi tuzabyisha tugeze ku ngingo ya 6. Dushoje ya 5 ireberana Harimagedoni ivugwa muri iki gitabo tubora tubabwira cyitwa Ukuri Nahishwe. Nidusoza ingingo ya 5 yitwa intambara ya Harimagedoni, tugeze ku ngingo ya 6 yitwa ingoma y'imyaka 1000, millennium, ngo tuzasobana uburyo Yohana yabonye itorero ritunguka ku bicu tuje i Yerusalemu. Yesu aje guhagarika intambara ya Harimagedoni, ari haziyereka abayuda bose babona inkovu zo mu biganza bye, barebe inkovu z'ikamba ry'amahwa yambitswe, barebe n'inkovu z'imisumari yatewe ku maguru. Niyo mpamvu rero hariya Zekariya yavuze ngo kandi nzasoka ku nzu ya Dawidi no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi no kwinginga, ngo ndetse bazitegereza jyewe uwo bacumise, ngo bazamborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, ngo bazandirira bashavure nk'uko umuntu agira umwana we w'imfura ishavu. Bakundwa mwese munkurikiye muri mu bihugu bitandukanye, waba uri hano muri Afrika, waba uri muri Europe, waba uri muri USA, waba uri muri Australia, waba uri muri Asia, aho uri hose, iki ni cyo gihe cyawe niba uzi kudakomoka ku Bisiraheli cyo kwizera umwami Yesu. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kumva ijwi ry'Imana riguhamagara. Abagushuka n'inyigisho wakiriye zipfuye zivuga ngo niyo Yesu yazana agacyura itorero ngo abazakizwa, abazacungurwa n'amaraso yabo ngo ku banyamahanga, izo ni inyigisho z'ikuzimu, ziri satanike, satanisme. Iyo ngeze aha ngaha ndavuga ni ari nk'ibishoboka koko bikazabaho, ese ubundi umuntu yabishobora? Kubera iki? Niba umuntu yananiwe kwihanganira kubaho mu buzima atiba, atariganya, adasambana,
akananirwa kwihanganira umuntu wamuvuze nabi cyangwa wamwambuye, akananirwa kwihanganira abanzi be, cyangwa se ubuzima bugoye akiranja mu buryo bwo gukora ibyaha ngo abeho. Itorero rikiri mu isi, ubutumwa bukivugwa, umwuka wera akiri muri iyi si kugira ngo afashe buri wese. Sinzi ko uyu muntu azakizwa ari uko ngo baje kumuca ugutwi nk'uko abo bayobe bigisha, noneho umwuka wakamutije imbaraga zo kwihangana yagiye, kandi atanizera ko ibyo bintu ari gukora kuko Imana iri bubyumve, kuko umwuka wera uko ari mu isi ni nawe ugerageza kutwumvisha ko ibyo twizeye ari ukuri. None uyu muntu wananiwe kwihanganira inzara akajya kwiba, akananirwa kwihanganira mwene se wamuvuze nawe akavuga ati nanjye nzamwishyura, akananirwa gukizwa ngo ntabwo yareka gusambana kuko igitsina kiryoha, cyangwa se ntabwo yareka kunywa inzoga kuko inzoga ziryoha, azabasha gukizwa ariko noneho bagiye kumuca ugutwi cyangwa agahera, cyangwa bagiye kumuca ukuboko, kuko abo bayobe niko bigisha ngo bazaza baza baguce ngo ugutwi, ngo bakubwire ngo uremera kwihakana Yesu cyangwa nturi bubyemere, ubundi baze ngo baguce mu rutoki kugeza igihe bakubabarije bakagushinyagura kugeza igihe upfiriye. Kuko wabananiwe kwihanganira inzara ukajya kubeshya, uzihangana ko baguca noneho urutoki, noneho n'ibyo biryo nabyo utabibona, n'umwuka wakagufashije yagiye, n'umwuka wari gutuma wumva ko ibyo uri gukora kuko uri bubihemberwe, ngo wumve ko kwizera kwawe gushyitse nawe adagihari. Nshuti z'Imana, izo ni inyigisho z'ubuyobe ziri kuyobya abari mu isi. Umunyamahanga itorero nirukurwa mu isi bizaba birangiye, agakiza kazasubira ku Bisiraheli. Niyo mpamvu Pawulo yasoje hano ari naho dusoreje, Abaroma ibice 11 uko twari twasomye, mwumve ku murongo wa 26 na 27 ndetse na 28, haravuze ngo nibwo Abisiraheli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano basezeranije ubwo nzabakuramo ibyaha. Urumva bafite isezerano bamaranye iyo myaka ingana ityo bo. Umukiza azabagarukaho, azabakuramo ibyaha, ngo azakura muri Yakobo. Iyo bavuze muri Yakobo, Yakobo ni sekuruza wabo kuko niwe bakomokaho bose. Iyo rero umwanditsi avuze gutya, ubwo ashatse kuvuga ishyanga rya Isirayeli ryose, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano basezeranije. Noneho umurongo wa 28 akavuga ngo kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza. Icyo cyonyine ku bwa basekuruza, Aburahamu, Yakobo na Isaka. Ni ukuvuga ngo kubw'ubutumwa bwiza ngo babaye abanzi b'Imana ku bwacu, kugira ngo twumve ubutumwa bwiza, ngo ariko ku byo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa basekuruza, ari we Aburahamu, Isaka na Yakobo. Kuko Imana yabwiye Aburahamu ko izamukomoraho ubwoko buzayikorera kugeza ibihe n'ibihe, iteka n'iteka ryose. Rero isezerano ry'agakiza nyuma y'uko itorero rivuye mu isi, ariko nabwo bagakizwa n'amaraso yabo, ni Abisiraheli. Ubutaha tuzabasobanurira noneho uburyo bizagenda, kuko dusoje ingingo ya mbere aho twavugaga ku birebana no kuzamurwa ku itorero. Tuzakurikizaho ingingo ya kabiri irebana n'imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu, ari naho tuzinjira tubereka uburyo bizagenda ku Bisiraheli mu gukizwa n'amaraso yabo. Izi ni inyigisho zifasha umuntu wese kugira ngo abeho mu buzima niba akijijwe yizera kandi azi ukuri kuzuye kubirebana n'agakiza ke, kandi n'abatizera nabo bamenye ko igihe kirangiye. Reka dusoreze mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 7 umurongo 29, twumva uko atubwira. Haravuze ngo ariko bene data, ibi nibyo mvuga yuko igihe kigabanutse uhereye none, abafite abagore bamere nk'abatabafite, kandi abarira bamere nk'abatarira, n'abishima bamere nk'abatishima, n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite, n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero, kuko ishusho y'iyi si ishira. Nshuti z'Imana, nagira ngo nkubwire ngo igihe kiragabanutse uhereye none.
igihe kiragabanutse uhereye none. Abafite abagore bamere nk'abatabafite, abarira mumere nk'abatarira, kuko kurira ko ni kwishi muri iyi si. Amarira ntababuze kubaha Imana, kubera ko igihe kiragabanutse. Ngo n'abishima bamere nk'abatarenze urugero. Hari abantu bishima bakajya gukora ibibi byinshi kubwo bushobozi bafite bw'amafaranga, ngo bamere nk'abatishima ntibarenze urugero. N'abafite abagabo bamere nk'abatabafite, ngo n'abacuruzi bamere nk'abadacuruza, be gutwarwa n'ubucuruzi ngo buri Imana umwanya. Impamvu ni iyihe? Pawulo avuze ngo kuko ishusho y'iyi si ishira. Mu gusoza turabaza umuntu wese wari udukurikiye wumvishe ikiganiro, uhagaze ute nshuti mukundwa? Uhagaze ute mu gakiza? Ese waba wari wakizwa? Ishusho y'iyi si irashira. Igihe Yesu agarutse aciye itorero ku munyamahanga bizaba birangiye. Iki ni cyo gihe cy'imbabazi kuri wowe, kwakira Yesu ukamwizera, ugatangira kuyoborwa n'ijambo rye. Iki ni cyo gihe cyawe kugira ngo wishimirwe n'Imana. Reka dusenge Imana iguhe umugisha cyane. Twari turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni bande bazacungurwa n'amaraso yabo nyuma y'uko itorero rivuye mu isi. Imana iguhe umugisha. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Ijambo ryawe riratwunguye kandi tumenye byinshi. Fasha umuntu wese wari ku butumwa bwiza kugira ngo abeho mu kwishima ko ye kurenza urugero, mu gutunga umugore cyangwa mu kubana n'umugabo bamene nk'abatabafite, kuko nabyo biri mu birangaza abantu gukizwa bikabananira. Kandi mu bishima bamene nk'abatishima. Mwuka wera azaganze akomeze kutwereka uburyo ishusho y'iyi si ishira. Ishusho y'iyi si irashize, ariko abantu benshi ntabyo bazi. Turagushimiye rero gakomeza kutugira neza. Ubutumwa bwiza bukomeze gufasha buri wese. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha cyane, ukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru, ati nimuze bana banjye.